tujya tuvuga impamvu zirindwi umuhamya wa Yehova yari akwiriye kuza iwawe agahita ufunga inzu n'ingufuri nini kabisa ntagere mu nzu. Kera basaga mu rugo tukabaha akaze. Ndabegereje kandi abakunzi ba Shami TV aho muherereye hariho hose ngo mugire amahoro y'Imana kandi turabakunda cyane, namwe muradukunda nk'uko mubitugaragariza turabibona cyane. Nanone twongeye kubasuhuza kandi mugire amahoro. Rero nk'ibisanzwe dusanzwe tuganira kandi tukaganira ibintu byubaka bikubaka ubugingo bwacu n'imibiri yacu cyangwa se ibintu bitwubaka cyane. Rero nanone twagarutse kugira ngo dusobanukirwe ubundi mu bisanzwe cyangwa se ahantu twagiye dutura hagiye hatandukanye, twagiye tubona abantu bitwa abahamya ba Yehova bagenda n'ibikapu byabo ku rutugu rwabo bakatwigisha, ariko bimwe tukumva wenda turahujije natwe cyangwa ibindi ntiduhuze. Ariko uyu munsi twaje kugira ngo tuganire ku bintu birindwi cyangwa se ibinyoma birindwi abahamya ba Yehova bagenda bigisha cyangwa bagenderaho. Rero nk'uko mubibona hano imbere muri kubisoma, ariko turagenda dusobanura kimwe ku kindi. Nanone kandi turi kumwe na Rugazura Eric ugiye kudufasha kugira ngo dusobanukirwe. Rero icya mbere nashaka kugira ngo dusobanurire kandi ndakwegereje. Asante cyane. Ndashaka ngo tubwire abahamya ba Yehova bagenda bavuga ko izina ry'Imana nyakuri cyangwa izina ry'Imana nyaryo ari Yehova. Ese ibi ngibi wabivuga biki? Okay, so murakoze cyane. Hari ikintu bita ubuyobe. Okay, kuyoba no kuvuga ngo no kuyoba ariko utazi ko wayobye, siko? Urugero, umuntu akamanuka, reka dutanga urugero ko hano Nairobi, umuntu akamanuka n'umuhanda werekeza za Njiru kandi azi ko ari kujya Roysambu, sibyo? Okay, muri mind ye akaba azi ko ahantu ari kujya ariho Roysambu, ariko umuhanda ugera za Njiru utagerayo, siko? Akaba yayobye ariko atabizi, siko? No mu isi y'umwuka rero habaho kuyoba, habaho n'amadini y'ubuyobe. Abantu bakaba barayobye ariko bazi ko ibyo bari kuvuga ari ukuri, sibyo? Niyo mpamvu tujya kwigisha ibinyoma birindwi abahamya ba Yehova bigisha. Nta kibazo kirimo kubyigisha. Abantu bashobora kuvuga ati Rugazura ugiye kwataka idini fulani cyangwa ugiye kwataka imyemerere y'abantu runaka, siko? Ariko Yesu Kristo yavuze ko hageze uza akamwigisha ukundi kuntu tudakwiriye no kumukingurira umuryango w'inzu, niko Bible ivuga. Hageze umuntu uza yigisha ibinyoma bidahuye n'ukuri kwa Yesu Kristo tuzi, tudakwiriye no kumufungurira inzu. Tujya kuvuga impamvu zirindwi umuhamya wa Yehova yari akwiriye kuza iwawe agahita ufunga inzu n'ingufuri nini kabisa ntagere mu nzu. Kera basaga mu rugo tukabaha akaze twumva ko ari abantu bari kutwigisha Imana, ariko aho tumenyeye ukuri ni ubuyobe bubi cyane, sibyo? Nta n'impamvu zo gufata umwanya utega abatwi abahamya ba Yehova. Numenya bino bintu birindwi uzamenya ko nta mpamvu zo guha karibu umuhamya wa Yehova. Bigisha ko izina ry'Imana ari Yehova, nicyo kinyoma cya mbere bigisha. Okay, Yehova ni izina ry'Imana ariko si ryo zina ry'Imana ryonyine, sibyo? Iyo ushatse gukuraho andi mazina y'Imana ukazamura izina runaka, iri zina noneho rihita rihinduka nk'ikigirwamana kuri bo, sibyo? Ni ukuvuga ngo usenze Imana ariko ntuvuge Yehova, bigasa nkaho utaba usenze Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo, sibyo? Ariko hari ayandi mazina tuzi ku Mana, sibyo? Imana yitwa Adonai ni izina ry'Imana, sibyo? Yitwa Elohim ni izina ry'Imana. Yitwa El Shaddai, sibyo? Yitwa Yahweh naryo zina rikuru ry'Imana, siko? Sasa uri kuvuga ngo izina ry'Imana ni Yehova gusa. Imana igenda yiyita amazina bitewe na situation runaka ihuriyemo n'abantu. Yitwa Jehovah Rapha, Imana ikiza indwara, siko? Rero tuvuze ngo kuba bigisha ngo izina ry'Imana ni Yehova gusa ni ikinyoma tugendeye kuri Bible. Ikinyoma cya mbere abahamya ba Yehova bigisha ni uko izina ry'Imana ari Yehova gusa. Murakoze. Yego. Urakoze cyane. Ndagira ngo tubonye ikinyoma cya mbere bagenda batwigisha ku izina ry'Imana bwite ari Yehova, kuko Imana igira amazina menshi cyane kandi
ayibereye. ko nuko Urakoze cyane rero. Turakomeza noneho hari ukuntu bavuga ngo ubutatu bw'Imana ntabwo buba muri Bibiliya, nk'uko tuvuga ngo Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Iyo bavuga yuko bitaba muri Bibiliya. Urakoze. Si ngombwa ngo dushakishe ijambo Trinity, ariko mu gihe hari proof igaragaza ko Yesu ari Imana muri Bible, ibyo bihagije kumwemera nk'Imana Mwana, siko? Hari ibigaragaza ko Umwuka Wera ari Imana, bihagije kwemera ko ari Imana Mwuka Wera, siko? Okay, ntabwo bemera Trinity, ntabwo bemera ubutatu butagatifu. Hari n'abavuga ngo dusenga Imana eshatu, twe dusenga Imana imwe, siko? Twe dusenga Imana imwe ariko ikora mu buryo butatu. Njye n'abayisilamu bakunda kuvuga ngo dore abantu basenga Imana eshatu, bavuga ngo Imana ni eshatu. Imana ni imwe, sibyo? Imana ni imwe, sibyo? Ariko ikora mu bumana butatu, sibyo? Dore ukuntu Imana imeze. Iyi ni Holy Spirit, siko? Okay, Imana Data ni Imana, Umwuka Wera akora nk'Imana, na Yesu Kristo akora nk'Imana, siko? Okay, izi ngizi ni office Imana imanifestingamo nk'umubyeyi, nk'umwana, nk'Umwuka Wera. Ariko Imana yo ikaba ari imwe, gusa itwihishurira mu buryo butatu. Imana Data ni Imana yaremye umuntu, Imana Mwana ni Imana yapfiriye umuntu, Imana Mwuka Wera ni Imana iri kumwe n'umuntu. Ni gutyo bimeze. Nicyo twita ubutatu butagatifu. Okay. Rero iki kibazo gikomeza kigora nk'abantu. Bese Imana ni gute ari Yesu kandi ni gute ari Umwuka? No, dore ahantu bitandukanye rero. Dore ahantu haza confusion. Okay, Imana Data ni Imana, Umwuka Wera ni Imana, na Yesu ni Imana. Ariko Yesu si Imana Data. Imana Data si Yesu. Umwuka Wera si Imana Data, Imana Data si Umwuka Wera. Yesu si Umwuka Wera, n'Umwuka Wera si Yesu, ariko byose ni Imana. Yani inama ofisi y'Imana. Okay, Imana ni imwe ikorera muri zino ofisi zose. Kuri butatu butagatifu. Noneho babyumva kuvuga bati mugiye gusenga Imana eshatu. Ni Imana imwe ariko yihishuriye abantu mu buryo butatu. Yani bo bemera yuko habaho Imana gusa, Imana itagira aya ma ofisi. Ibindi ntabibaho. Okay. Aho Yehova. Byinshi ko hari igihe twagiraga ngo nibyo nyine ibyo bari kutubwira n'ukuri. Ariko ndagira ngo mwabyumvishije abantu rwose, ntimukemere kuyoba kandi. Turakomeje. Noneho hari ikindi kintu, iki cya gatatu ndagira ngo bari kukibona, ngo Yesu ntabwo yaremwe cyangwa se ngo Yesu ngo yaremwe nk'umumarayika usanzwe nk'uko baba marayika nyine tubazi nka ba Gabriel, Michael, abo bose ntabwo bemera ko ari umwana w'Imana. Ese wabitubwira yuko? Okay, niyo mpamvu navuga ngo ino issue is serious. Niyo mpamvu tukwiriye gutega amatwi abahamya ba Yehova, sibyo? Usenye Yesu Kristo ko munyigisha ukundi kuntu bitandukanye nuko muzi, nta n'impamvu zo kugutega amatwi. Yesu ntabwo yaremwe, Yesu ni umuremyi, siko? Yesu ntabwo ambwira ngo Yesu yararemwe, siko? Usomye Abakolosayi rimwe no kwicaranye Abakolosayi havuga ko ibintu byose ari we wabiremye kandi ibintu byose ari we byaremwe, niko havuga. Hanyuma usomye Yohana rimwe no kuri rimwe haravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi uwo Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Nta cyaremwe kitaremwe nawe. Dore ikintu kintangaza muri Bible y'Abayehova itandukanye n'iyacu cyane. Iyo bagiye kwandika ngo kandi uwo Jambo yari Imana, siko? Yari Imana. Bandika Imana na lettre minuscule n'akanyuguti gatoya. Bivuze ngo Yesu yari afite agashusho k'Imana ariko atari Imana. Ariko usomye Bible yacu tuvuze ngo yari Imana, ni capital bigaragaza ko Yesu ari Imana yuzuye. Yesu ntabwo yaremwe, Yesu yararemwe. Nta kintu kibaho ku isi na kimwe kitaremwe na Yesu. Iyo ushatse kuvuga ngo Yesu yaremwe nk'abandi bamarayika, ubu ugiye gufata umuremyi ngo umuhindure ikiremwa, sibyo? Iri dini rero turibara nk'idini ryayobye cyane, sibyo? Twe twizera ko ibintu byose byabayeho ku isi byaremwe na Yesu kandi ariwe byaremewe. Yego. Murakoze cyane. Yani no kuvuga ngo Yesu ntabwo ari marayika cyangwa ntabwo ari ikiremwa, ni umuremyi. Ikiremwa ni abamarayika n'abantu, na Satani ni ikiremwa. Satani ni Imana yamuremye, ariko Yesu ntiyaremwe, Yesu yararemwe. Yego, urakoze cyane. None kandi bavuga yuko
Yesu atazutse ibi bigaragarira amaso y'abantu, ahubwo ngo yazutse spiritually, cyangwa se umwuka wiwe niwe waje gukora mu bantu igihe Yesu yazutse. Sawura koze iki ni ikinyoma cya kane abahamya ba Yehova bigisha ko Yesu atigeze azuka ngo agaragare, gusa bemera ko yapfuye hanyuma ari ku musaraba spirit ikamuvamo ikajya mu ijuru, ariko umubiri ntwongere kugaragara bibaho, sibyo? Ariko twebwe tuzi Yesu azuka, sibyo? Tuzi Yesu agaragara, tuzi Yesu abwira Toma ngo ngwino ukore mu kiganza cyanjye urebe inkovu nagize ku musaraba, sibyo? Tuzi Yesu atanga igaburo ryera mbere y'uko asubira mu ijuru, sibyo? Mbese ni umwuka watangaga igaburo ryera cyangwa Yesu mwenyewe? Ni Yesu wazutse mu mubiri wiwe ufite n'inkovu zigaragara ko yari yabambwe, yiyereka abantu, asuhuza abantu, abereka inkovu, abaha igaburo ryera, arahagarara, arazamurwa, ajyanwa mu ijuru. Iki ni ikinyoma rero kindi abahamya ba Yehova bigisha. Izi rero ni zimwe mu mpamvu tutari dukwiriye kubakingurira ngo baze mu nzu zacu utwigisha ubutumwa bumeze nk'ubu ngubu. Iyo ni impamvu ya kane yabo. Ibi bintu bishobora kudukonfuzinga kubera ko tutari tunahari, rero tukagira ngo niko byagenze, ariko ntabwo ariko byagenze. Dukomeje kandi tugana ku musozo, ndabona tugeze ku kibazo cya gatanu nanone kivuga ngo umwuka wera n'imbaraga z'abantu si iz'Imana. Yani bavuga yuko umwuka wera nk'utwe ufite umwuka wera akaba hari nk'ibintu runaka ushobora gukora, bavuga ko ari nk'imbaraga nyine z'abantu atari iz'Imana, ntabwo yani ziva ku Mana. Sawa, umwuka wera ava ku Mana, sibyo? Yesu yavuze ko nava mu ijuru, nasubira mu ijuru azatwohereza umwuka wera, sibyo? Kuvuga ngo umwuka wera ngo n'imbaraga zindi z'abantu zidafite aho zihuriye n'Imana ni ikinyoma cyuzuye, sibyo? Twe twemera Pentecost, umunsi umwuka wera yamanutseho, abantu bakuzura umwuka wera bakavuga ku ndimi nshyashya, siko? Ikindi, umwuka wera ntabwo ari imbaraga abantu bishakamo cyangwa se bashakisha ngo barebe ko bazuzura, sibyo? Umwuka wera twaramuhawe, kandi umwuka wera tumubara nk'Imana, sibyo? Aba muri twebwe nk'Imana mwuka wera, sibyo? Bible ivuga ko umwuka wera agira agahinda. Ntabwo ushobora kugira agahinda utari nk'umuntu. Umwuka wera ushobora kumubabaza akagira agahinda, sibyo? Bible ivuga ngo ntimugatere umwuka wera agahinda, sibyo? Icya kabiri, Bible ivuga ko umwuka wera atanga impano. Ushobora kubwira umwuka wera ngo ntereza ku mpano zawe, sibyo? Ushobora kwifuza impano z'umwuka wera, umwuka wera akaguhereza. Ntabwo ushobora gutanga udafite ubushobozi bwo gutanga, sibyo? Umwuka wera rero ari alive, ntabwo ari story z'uko twavuga ngo n'izindi mbaraga twe tudasobanukiwe, n'imbaraga z'Imana zisobanutse cyane. Okay, arakoze cyane. None hari ikindi kintu, noneho icyo kiza kinangaza n'igihe giha abantu hope cyangwa se ibyiringiro, akavuga ati n'ubundi nitunashya ntabwo tuzagomeza dushya. Iki ngiki ngo kuzimu ngo nta kubaho iteka, yani hari igihe runaka cyangwa periyodi tuzamarayo and then birangire. Ibi ni ukuri, amaherezo y'umuntu ni abiri: either ni ubugingo buhoraho cyangwa se ni ugushya ku iteka ryose. Ntabwo bavuga ngo hari ubugingo buhoraho bw'igihe runaka, nta nubwo bavuga ngo hari ugushya kw'imyaka runaka, sibyo? Ni ukuvuga ngo umuntu uzamisinga ijuru, ni ugushya by'iteka ryose, ntabwo ari ugushya muri periyode y'igihe runaka. Yesu wenyine yigeze kwigisha ibintu birebana n'ikuzimu. Ni ukuri kwa Yesu Kristo. Yesu yigeze gufata umwanya kugira ngo asobanurire abakristo bamenye ibintu birebana n'ikuzimu, bamenye ngo ikuzimu hameze gute, hateye gute, bimeze bite. Icya mbere cyo bigaragaza ko abantu bazajya ikuzimu ari nabo benshi kurusha abazajya mu ijuru. Mufate ikuzimu ari benshi. Yesu yaravuze ngo inzira ni ebyiri, habaho akayira gafunganye n'inzira ngari. Inzira ifunganye ijya mu bugingo buhoraho, inzira ngari ikajya mu irimbukiro. Hanyuma avuga ko abantu benshi ari abanyura mu nzira ngari, bigaragaza ko abantu benshi rero ari abari mu nzira yo kurimbuka, sibyo? Hanyuma ikuzimu, Yesu yavuze ko habayo ibintu bibiri, sibyo? Bimwe mu makuru tuzi y'ibintu bibi kuzimu. Yararimo arigisha serious ibintu bibi kuzimu, twe tubifata gutyo nka stories zisanzwe, habaye ikuzimu, ariko tubisobanukiwe neza abantu bakwiga kugendana n'Imana neza, kubera ko kujya hano hantu nta hantu hari habaho ku isi y'Imana nk'umwobo w'ikuzimu, sibyo? Yesu yavuze ko
ubonye n'ukuboko kwawe kwakubuza kujya mu ijuru ukisanga hano hantu, icyiza ko wafata icyuma ukaguca, kubera ko umubabaro wakumva utemye ukuboko utawugereranya n'umubabaro wakumva uri mu mwobo w'ikuzimu, sibyo? Umubabaro wakumva ufashe icyuma ukikuramo ijisho, utekereza ukuntu wababara, ntabwo wabigereranya n'umubabaro wakumva batawe mu mwobo w'ikuzimu. Yesu yavuze ko habayo ibintu bibiri. Yavuze ko habayo udusimba bita inyo. Inyo ni udusimba tuba muri co ziba n'imyanda cyane, sibyo? Hakabamo n'umuriro utazima, sibyo? Yavuze ko tuno dusimba tubayo tudashya kandi tudapfa, tuba muri uwo mwobo. Ni ukuvuga ngo umuntu wagize ibyago agatabwa mu mwobo w'ikuzimu, ikintu cya mbere ahura nacyo ni utu dusimba. Utu dusimba two tumaze no kurya abantu, kandi iyo turi muri uwo mwobo ntidushya. Nose utekereza ko tuno dusimba tumeze gute kwera hatucamo rero? Kandi noneho ni ahantu, ni ukuvuga umuntu uzajya mu mwobo w'ikuzimu azabonayo ibintu bibiri. Azabonayo udusimba turya abantu tudapfa, abona n'umuriro udashobora kuzima. Ikuzimu ni isitori y'ukuri, Yesu Kristo yafashe umwanya arayisobanura. Harahari kandi hari abazajyayo, ni gutyo bimeze. Iki kibazo cya gatandatu kiri siriyasi, buriya nuko mutabizi. Kiri siriyasi, abantu bose bakagombye kubyibazaho bakareba ikintu bakora kugira ngo batazisanga hano. Na Yesu ubwiwe byamutungura kubona abenshi tugiye mu ijuru kurenza. Nibwo bushake. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bose bakizwa. Urakoze kudusobanurira kino kibazo, byari ingenzi cyane kugira ngo abantu babimenye. Rero ikibazo cya nyuma dusoza kugira ngo dusobanukirwe, ni ikibazo kivuga ngo abazajya mu ijuru ni abantu 144, kandi bavuga yuko ngo aribo bazategekana na Yesu, yani basutsweho umwuka wera already ubariho, niko bavuga. Bavuga yuko abo ngabo aribo bazategekana na Yesu, abandi twese tuzaba mu isi yahindutse paradizo. Sawa, urakoze. Izi ni inyigisho bigisha bakora mu gitabo cy'ibyahishuwe, sibyo? Ariko Bible ivuga ko twebweho iwacu ari mu ijuru, sibyo? Yesu mbere yuko ajya mu ijuru yaravuze ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, kandi iyo aba adahari mba mbibabwiye, ariko ngiye kuyabategurira kugira ngo aho nzaba ariho namwe muzaba. Yesu icyo ashaka nuko tuzaba mu ijuru, sibyo? Hanyuma uyu mubare basoma mu byahishuwe bagahita banzura ko ari uzimana ingoma na Yesu Kristo. Uwongo icyambere cyo kwimana ingoma na Yesu Kristo nta nubwo ari mu ijuru. Kwimana ingoma na Yesu Kristo imyaka 1000, imyaka 1000 ni hano mu isi, sibyo? Yesu naza utwara itorero, abamwizeye bose tuzahurira na Yesu Kristo somewhere mu kirere, sibyo? Hanyuma tujye kwimana nawe ingoma imyaka 1000, sibyo? Ntabwo rero bavuga ngo aba bantu nibo bazimana ingoma na Yesu Kristo mu ijuru. Kwima ingoma kwa Yesu Kristo nta nubwo ari mu ijuru, ni hano mu isi. Ibi ni ibinyoma 7 rero twashize ahagaragara bigaragaza ko abahamya ba Yehova ibintu bigisha ari ubuyobe. Utari ukwiriye kubakingurira, utari ukwiriye kubatega amatwi, utari ukwiriye no kugira amatsiko yo kumva inyigisho zabo. Murakoze cyane. Urakoze cyane kudusobanurira, kandi ndagira ngo abantu benshi basobanukiwe barazaga nyine bakakwinjirana kandi kabakingurira ukumva ibyo bavuga, ukumva nyine ibyo bavuga nibyo, sometimes kanabikurikiza, ariko tubashije kumenya ibintu bigaragaza yuko hari inyigisho mbi bashobora kuba bagira. Rero mwakoze kubana natwe, Imana ibagirire neza, naho